ndashima Imana kuko yaduhaye kumenya aya mabanga akomeye gutya. Nta wundi rero uzabigukorera nyuma y'urupfu rwawe. Dukwiriye kurushaho kumenya ko urupfu atari ryo herezo ry'umuntu rero. Nk'uko umunyabwenge w'umunyamerika akaba n'umukristo wubaha Imana yanditse mu magambo akomeye, uwo ni uwitwa Ari Kuza, dogiteri, mu gitabo cye cy'ubuzima bufite intego. Avuga aya magambo meza ngo amezi 9 wamaze mu nda ya nyoko ntabwo yari intego yihariye y'amezi 9 gusa, ahubwo yari intego yo gutunganyiriza mw'ubu buzima bwawe ufite uyu munsi wa none. Bene Adamu, abana b'abantu, ngo bazagwiza ubwenge butigeze bubaho mu mateka yabo. Ibi nabyo rero turi kubabwira, tubabwira iby'iyo mibumbe, tubabwira uko ibyogajuru bimaze kubitohoza, tubabwira ukuntu bari kugenda batata mu mibumbe yose yindi uko ari 8, bakagenzura bakareba. Nabyo ni bimwe biri mu iri somo bikwereka neza ngo umukiza w'abari mu isi aritegura kugaruka. Nicyo gituma bene Adamu bagwije ubwenge n'ubuhanga, yaba bwabakoreshaga bukabahesha no kumenya kugenzura hakurya y'urupfu uko abantu bazamera bagezeyo. Nanone rero usibye n'ibyo by'akayungiro k'imirasire y'izuba, ibindi bintu biteye abantu ubwoba ni ibibuye bari kubona bya asteroid biri kugenda bizenguruka. Ubu ibintu byinshi by'imibumbe birazenguruka, n'uyu turiho ubwawo uratuzengurukana, nuko tutabyumva kubera ubugenge bw'Imana n'ubuhanga bwayo, ariko utunzwe no gukomeza uzenguruka ugakora muvoma ebyiri icyarimwe, rimwe uba wizengurukaho ubundi wirevuruta kuzuba urizenguruka. Dushimye Imana bakundwa bene data kubwira isomo ryacu dukomeje kwiga, ritwereka neza ibyerekeranye n'ibihe bya nyuma. Iri somo turimo tuganiraho ni ryibanda cyane ku kugaruka kwa Yesu Kristo, umuzuko w'abapfuye, n'ibizaba hirya y'ubu buzima bwa none, kuko riragenda ritwereka neza agaciro k'ubukristo n'amaherezo yabwo. Ntabwo ari ukubwakira gusa nko kwinezeza, ahubwo ni ukugira ngo buzadufashe budushorere butugeze ku buzima bw'iteka. Twashoreje ikiganiro cyacu ku byerekeranye n'ikimenyetso cyo gutahuka kw'Abayisiraheli ubwo batahukaga bagaruka mu gihugu cyabo cya kavukire, bigatangaza amahanga yose. Ariko twari twasomye muri Zekariya igice cya 8 yuko nubwo amahanga yose azatangara, ngo ariko ko Imana yo bitayitangaza kuko ariyo ibikora. Imana ishimwe rero ko ari Imana y'imbabazi kandi ikaba Imana y'imbaraga, igakora ikintu gitunguranye, ntihagire umuntu urenzaho ijambo cyangwa ashobore kuyikoma mu nkokora mu buryo iba yagambiriye gukora. Ubisiraheli iratekanye, bafite igihugu cyabo kuva mu cya 948. Abarabu baridadaje, ibihugu by'ibituranyi byabo byakoze ibishoboka byose kugira ngo bababuze uburyo babigarurira, ariko biranga biba iby'ubusa. Ndetse no mu ntambara izwi mu mateka y'igitero babagabyeho mu ntambara yiswe iy'iminsi 6 mu cya 967, byagaragaye yuko ubwo bwoko bwa Aburahamu naho bwivumbuye bukanga Yesu basekuruza babo bakamubamba ku musaraba, ariko Imana ntiyishobora kwirengagiza isezerano yahaye umugaragu wayo Aburahamu ndetse na Isaka na Yakobo n'abazabakomokaho. Ibyo bituma Imana ikomeza kugenda yigaragariza muri ubwo bwoko, kuko ukuntu batsinze iyo ntambara mu minsi 6 gusa, nta ngabo nyinshi bari bafite, kandi ibihugu byari bimaze kwiyegeranya ngo bibatere bibasibe ku ikarita y'isi, byari bimaze kwegeranya ingabo zirenga 480 n'indege nyinshi z'intambara n'ibifaru n'izindi ntwaro z'amoko yose, bategereje chef d'état major w'urugamba yuko aza guhuha mu ifirimbi rimwe gusa, maze bakisuka mu Isiraheli bakayitwika. Ni mw'ubwo buryo rero Isiraheli yakoze ikintu gitunguranye ku isi, ibasha kugaba igitero gikomeye itunguye ingabo zose z'Abarabu n'abandi babarwanya. Noneho igaba igitero cy'indege ku kibuga cy'indege cya Misiri,
ahari hiteguye guhagurukira indege zose zizajya gutwika Isiraheli. Hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu cya 967 niho Isiraheli yagurukanye indege nkeya yari ifite saa 1:14 za mu gitondo, ihera ko ihinguka ku kibuga cy'indege cya Misiri bitunguranye. Ako kanya batwika indege z'intambara 300. Urugamba rwo mu kirere ruba ruratangiye. Hashize iminsi 2 gusa bamaze gusenya ibirindiro byose by'ingabo z'Abarabu zirwanira mu kirere, bishemo n'abakuru bazi 500. Ubwo urugamba rwo mu kirere rurangira gutyo, berekeza urwo ku butaka. Bamwe bajya kurasana n'ingabo z'Abarabu zari mu misozi ya Gorani, abandi bajya kurasana n'ingabo z'Abarabu zari mu misozi ya Sinayi. Nyuma y'iminsi 3 baba baratsinze. Ku munsi wa 4 bibwiraga no gufata kapitali ya Misiri n'iya Siriya, ariko abanyepolitike baba baravuga ngo ibyo birahagije, nibagomaho bageze. Amateka y'iyo ntambara atubwira yuko iyo minsi 6 yashize igihugu cya Isiraheli uko cyanganaga bagikubye mu inshuro 3 kubera kugenda bigarurira intara z'Abarabu. Barebye ku ikarita basanga n'ubundi mu mateka zahoze ari izabo, ariko baza nyine kuzamburwa muri cya gihe batatanwaga. Ngira ngo n'uyu munsi baracyabingenga ngo bagende babasororera babagarurira ibice bimwe na bimwe, ntabwo babibashubije byose. Hari aho Isiraheli yagumanye kubera yuko amateka yaberekaga yuko n'ubundi hari ahabo. Icyo mvugiye ibyo rero ni ukugira ngo tumenye neza yuko iyi Imana yavuze iba yavuze, kandi niba ikimenyetso Yesu yari yaratanze muri ibi bimenyetso byose turi kwiga, harimo n'icyo gutahuka kw'Abisiraheli bakongera bagasubirana igihugu cyabo n'ubwene gihugu bwabo. Uyu munsi wa none nigeze nsura icyo gihugu muri 2011, sanga ari igihugu kiyubashye, sanga ari igihugu gifite umutekano, kirinze mu buryo bukomeye, kidapfa kuvogerwa n'ushatse wese nubwo kigoswe n'abanzi. Twe kwasuraga amateka y'iby'umwami wacu Yesu yakoreye mu icyo gihugu, ariko tugenda tunareba kwigaragaza kw'Imana ku Bayisiraheli, dusanga Imana ari igitangaza. Ibyo rero biratwereka yuko umucunguzi w'abari mu isi Kristo Yesu ari hafi kugaruka, kubera yuko umutini wamaze gutoha. Ni ukuvuga ngo Isiraheli yaratahutse. None uyu munsi wa none turifuza yuko abakristo baba maso kugira ngo tujye tubyaza umusaruro amakuru twumva, tumenye aho Bibiliya igeze, bityo bizadufashe guhangana n'ibihe by'imperuka tutanyeganyega. Twize byinshi rero muri ibi bimenyetso, ariko kwari ugusubiramo gatoya kuri icyo kimenyetso cya Isiraheli. Hari n'ibindi byinshi twavuga ku Isiraheli, wenda tuzabivuga muri DVD yabyo yihariye y'amateka y'Abisiraheli bene Aburahamu, inkomoko yabo, uko babayeho, intambara barwanye mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, n'izibari imbere zibategereje, ari nazo zizarangiza ibibazo byose by'amateka ya Isiraheli, maze Yesu agategeka iyi si nk'uko biri imbere mw'iri somo turimo tuganira. Uyu mwanya rero nkaba ngira ngo dukomereze isomo ryacu ku kimenyetso kivuga ngo ibimenyetso mu isanzure. Ibimenyetso mu isanzure, twifashishije amagambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 21 guhera ku murongo wa 25, niho hatwinjiza neza mu kugenzura no kureba iby'iki kimenyetso nacyo cyatanzwe n'ibyanditswe byera, kizaba kigaragaza yuko umwami Yesu Kristo ari bugufi gutwara itorero. Reka dusoma ayo magambo. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi ndetse no ku nyenyeri, kandi no hasi, ni ukuvuga mu isi, amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'imiraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko rero ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ku murongo wa 31, nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Bavandimwe, aya ni amagambo akomeye, tuyagereranyije n'ayo twasomye muri Matayo igice cya 24
hatubwira neza iby'iki kimenyetso, cyane cyane amagambo Yesu yavuze ku murongo wa 29 avuga ngo hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi ngo uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi kuzava umwezi wako. Dushingiye rero kuri aya magambo y'Imana n'ayavuzwe n'umuhanuzi Yoweri mu bice 2 umurongo wa 30 hatwereka neza yuko iki kirere cyacu Bibiliya ikunda kucyita ijuru, kuko ni ikirere nyine kiba kiri hejuru y'abantu, ariko noneho abanyabwenge nabo bakacyita isanzure. Isanzure rero rikorerwamo ibintu byinshi cyane, n'ubundi bazashobora kubitohoza ngo bamenye byose ibintu bikorerwa muri iki kirere. Kirimo ibintu byinshi. Iyo tubonye ibintu Imana yakoze ku munsi wa 4 wo kuremwa kw'ibiriho, aho yakoze installation yo mu kirere ikarema izuba n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo nibyo Bibiliya yashoboye kugarukiraho. Ariko ndashima Imana yuko yahaye abantu ubwenge bwo kujya kubicukumbura bakoresheje ikoranabuhanga, kugira ngo abizera Imana tumenye gukomera kw'Imana tubirebeye no mu isanzure no mu by'abanyabwenge bene Adamu, iby'abana b'abantu bashobora kugeraho nabyo, kandi byerekana ko ari ibihe by'imperuka dushobore kumenya neza gukomera ko yaduhanze. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero ibyo yanabihishuriye Yohana ku kirwa cya Patimosi mu byahishuwe ibice 6 umurongo wa 12 kugeza 16. Ibi byose byahanurwaga ubu byarasohoye. Muri iyi minsi abantu bafite ubwoba, buriya bwoba dusomye muri Luka ngo abantu bazagwa igihumura, ngo baterwe n'ubwoba bibaza bibwira ibyenda kuba mu isi. Inshuti z'Imana, abakurikirana ibiganiro bitangwa, abakurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ngira ngo murabizi neza yuko muri iyi minsi n'ibihugu byitwa iby'ibihangange n'ibyoroheje n'abatari babizi ubu twamaze kumenyeshwa neza n'ikoranabuhanga yuko isi irahinda umushyitsi, isi ifite ikibazo yibaza ibigiye gukurikiraho bitewe n'ibyo isanzure ribitse byenda kumanukira kuri iyi si yacu dutuyemo. Muri iyi minsi rero abantu bafite ubwoba butewe cyane cyane no kwangirika kw'akayungiro k'imirasire y'izuba. Ngo hazaba ibimenyetso ku zuba, niko twasomye muri Bibiliya. Haba ibimenyetso ku kwezi. None abantu barashyira akaruru ku munwa bati akayungiro k'imirasire y'izuba karimo karangirika. Nk'uko twabivuze, kubera imyotsi izamuka mu kirere n'ubukubaganyi bw'abantu n'ibitwaro bicura n'inganda zicura ibitwaro bya kirimbuzi, ibyo byose imyotsi bivamo irarushaho kugenda yangiza ikirere. Bagerageza gukora amanama ngo babyibuze, bakajya mu mishyikirano, bagakora ibishoboka byose ngo barebe yuko bakwitabara, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, bakagenda bacungacungana. Bamwe bati nubwo twabivuze ariko ibunaka bacuze igitwaro runaka, natwe tugicure kugira ngo tuzahangane. Bagahora muri urwo, imyaka 100 igashira indi igataha, bagenda babeshyana ngo barabihagaritse, ariko mu kanya bakajya mu bwiherero bakabikora. Ibyo byose rero nuko abantu bateye, nabyo ubwabyo ni bimwe mu bizarangiza uyu mubumbe dutuyeho witwa isi. Biragaragara rero ko akayungiro kari kadukingiye kugira ngo kaduhe urumuri rukwiranye n'uruhu rwacu, karagenda kangirika, bikaba biri guteza isi n'abayituye akaga gakomeye. Izuba rishobora kuzatwoherereza urumuri runyuranye n'urwo dukeneye, kubera yuko Imana ni umuhanga. Ijya kukura iyi si mu mibumbe yindi 9, akaba ariyo ituremera ngo ibingo byiduhetse, akaba ariyo twororokeraho, akaba ariyo tubyariraho, tukava ku muntu umwe Imana yaremye, tukaba tugeze kuri miliyari 7 muri iyi minsi ndimo mbabwira ubu butumwa, n'izindi miliyoni zirengaho. Mu by'ukuri nta wundi mubumbe n'umwe turabona ko abanyabwenge badutahuriye ko hari ahandi babonye ikiremwa muntu. Uyu mubumbe rero niwe Imana yagize ngo byiduhetse, ukaba ufite ibintu bibiri byihariye kugira ngo dushobore kuwubamwo neza. Ni wo wonyine ufite oxygene, umwuka utuma duhumeka neza,
ibimera bigahumeka, inyamaswa n'amatungo bigahumeka, umuntu agahumeka, akagira inspiration na expiration bimeze neza, kuko Imana yaduhaye uyu mwuka, n'uyu mubumbe wonyine babonyeho mwene uyu mwuka ushobora gutera ibiremwa biwuriho harimo natwe abantu guhumeka neza. Ibyo rero ikirere cyacu cyitwa cy'uyu mubumbe witwa isi nicyo cyonyine cyujuje ibyo byangombwa byo kuduha umwuka n'umuyaga bidutera guhumeka neza, tukororoka, tukabyara abana bakawukuriramo, nabo bakabyara abandi, abantu bakagenda basimburana, generasiyo itambuka indi kabiravutse, gutyo gutyo ni uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Turabishimira Imana rero yuko yaduhaye ingobyi yo kuduheka yitwa isi cyangwa planete Terre, nguko nandi ma planete na yaraharameze nk'imisi, ariko nta buzima afite bungana n'ubu buzima Imana yaduhaye muri iyi ngobyi ihetse ikiremwa muntu. Imana ishimirwe yuko ari umuhanga. Ibi ntitwabikorewe n'Abanyamerika, ibi ntitwabikorewe n'Abarusiya, ibi ntibyakozwe n'abandi bantu b'ibihangange ku isi, nta Mufaransa wabigizemo uruhari, nta munyabwenge muri abanyabwenge bose twumva, nta n'umwe wabigizemo uruhari ngo abari udukebereye ingobyi duheke. Twese twaje tuyihasanga, n'ubwenge turi kugenda tugirira kuri yo twese tubuhabwa n'Imana hakurikijwe n'iki Imana ishaka kubukoresha. Niyo mpamvu rero icyo ngicyo turagishimira Imana. Ni kimwe rero mu bintu bibiri nababwiye, uyu mubumbe urushije indi mibumbe yose. Icya kabiri, ni wo wonyine ufite ozone layer cyangwa ozone, akayungiro k'imirasire y'izuba. Baragerageje baragenzura, batuma ibyogajuru hirya no hino mu yindi mibumbe, basanga uyu mubumbe ari wo wujuje icyo cyangombwa cyo kuba ufite ako kayunguruzo cyangwa kayungiro gashobora gutambutsa imirasire y'izuba, kakaduha urumuri rudukwiriye. Twakagereranya n'akuma bifashisha kitwa stabilisateur, kakira umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ibyuma bindi bampurifiye, ibyuma bindi bacometse ku muriro bidashobora kwangirika. Ako ka stabilisateur kakira urumuri rw'amashanyarazi kakohereza mu bindi byuma, bigatuma noneho kaza kwitambika mu gihe umuriro waba mwinshi, aho kugira ngo wangize ibintu byinshi, ako akaba ariko kakwangirika konyine, ariko kagakingira ibindi byose byari bisigaye. Mu buhanga bw'Imana rero yakoze ibintu bikomeye cyane, nayo itugenera ako kayungiro kugira ngo kajye kakira urumuri rw'izuba, karuyungurure, maze kohereze ku isi urumuri rukenewe. Ruramutse rurenze urukenewe, uruhu rwacu rwabyimba, uruhu rw'inyamaswa n'amatungo rwabyimba, kandi kubyimba kwabyo byakwangiza abantu, kuko byabyara ibisebe bikomeye bidashobora kugira uwabivura. Ibyo ngibyo ni ibishyirwa habona n'ubushakashatsi. Turamutse tugize ingorane, kagakomeza kwangirika kugeza ubwo izuba ridutombokana rikaduha urumuri tutagenewe. Imana rero ni umuhanga, nubwo ritwotsa gutya rikaduha ruriya rumuri, ariko ruba rwanyuze muri ako kayungiro. Kandi ubwo biba biri guturuka kuri kilometero miliyoni 150 kugira ngo izuba ritugezeho urumuri rugere kuri uyu mubumbe. Murumva ko Imana ari umuhanga. Muri iri somo tugomba no kugenda tureba n'ubuhanga bw'iyaduhanze, kugira ngo tumenye ko tutizeye ubusa. Iyo twizeye irakomeye, nicyo gituma nta n'umuntu wakwigira igihanganye ngo adutere ubwoba, kuko mu bantu bose nta n'umwe wagiriye abantu impuhwe ngo abaremere izuba, abaremere ukwezi n'inyenyeri. Baragerageje rero babona ibyo bintu ko ari bibiri mbabwiye ari byo byonyine bishobora kuba bifitwe n'uyu mubumbe dutuyeho. Ikirere cyawo nicyo kibifite cyonyine. Bagiye kubaza muri Jupiteri n'undi musi nanone uturi hejuru, basanga nta buzima buriyo. Bajya muri Merikiri, basanga ari umubumbe wegereye izuba, ubushyuhe bwaho nta wabayo, nta n'uwawugeramo, yahita amera nk'ikawucu iguye mu ziko. Baragenda bajya kubaza mu yindi mibumbe za Neptune, bagezeyo bohereje ibyogajuru, basanga ijoro ryaho rimwe rimara imyaka 120 butarongera gucya.
babajije mu witwa Purito basanga hirya y'imyaka 84 haba hakiri ninjoro, kubera yuko izuba rigeza y'urumuri bitinze, ntabwo ari kimwe n'uyu mubumbe wacu Imana yakoze mu buryo buri speciale, amanywa nijoro ku masaha 12 gusa bikagenda bisimburana kugira ngo dukore, tunaruhuke, tumererwe neza. Ndashimira Imana cyane kubera yuko yatugiriye neza, iduha ibyangombwa byose byari bidukwiriye, icyubahiro n'ikibi cyayo. Haleluya. Noneho icyo gihe rero igituma abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho nk'uko twabisomye muri Luka, baribaza niba akayungiro gakomeje kwangirika bigakomeza gukataza ibizakurikiraho, nta kindi nabo barabibona, barabizi. Ubwenge bafite burabibereka yuko icyakurikiraho ari uko ikiremwa muntu cyashiraho. Nicyo gituma bari kugerageza kugenda bashakisha mu yindi mibumbe niba hari aho bavumbura ubuzima, ngo barebe ko bagabanyiriza y'abantu batazashira nk'inyamaswa zitwaga zinodore zigeze zibaho, ziza kurangizwa n'iturika ry'icyo gihe, n'ubundi kirere gishaka kumaraho abantu n'ibintu si ubwa none, nuko abantu bari batarakabaho. Barareba rero bakabona yuko nihongera kugira ikintu gikubitiye isi, inyoko muntu ishobora kurangira ku isi. Bakavuga batuwashakisha n'ahandi. Ubu bageze muri Marisi, batumye icyogajuru kiriya bise Kiriyozete, noneho kirimo abanyabwenge 6 bakoze uwo mushinga wo kujya gutata ngo barebe muri Marisi, ni umubumbe witwa Marisi, barebe yuko babona y'ubuzima. Ubu barimo barabwira abantu bati kameme birashoboka yuko hazaboneka y'amazi, hazaboneka y'ubuzima, hazaboneka y'umuyaga, ariko byose ni hazaboneka, ntabwo barabihamye kugira ngo bagereye sebwo bageze y'abantu nibura batuzeyo nka kimwe kijana cy'abatuye ku isi, nabwo ntabwo byaba byoroshye baramutse babonyeyo n'ubwo buzima. Nicyo cyogajuru bwacyo kihuta cyane nk'isasu, cyagezeho kihagenze amezi 8 gikoresheje ibirometero 300,000 kugira ngo bazashobore gupakira abantu bagende babajyanayo mw'ubwo buryo, bakora urugendo rungana gutyo. Simbizi niba bazabishobora, reka tubihange amaso, bazaba bakiriho wenda bazabibona. Ariko ibyo byose icyo mbivugira biri hepfo mu kimenyetso kindi tugiye kwiga, kivuga yuko mbere yuko Yesu agaruka, bene Adamu, abana b'abantu, ngo bazagwiza ubwenge butigeze bubaho mu mateka yabo. Ibi nabyo rero turi kubabwira, tubabwira iby'iyo mibumbe, tubabwira uko ibyogajuru bimaze kubitohoza, tubabwira ukuntu bari kugenda batata mu mibumbe yose yindi uko ari 8, bakagenzura bakareba. Nabyo ni bimwe biri mu iri somo bikwereka neza ngo umukiza w'abari mu isi aritegura kugaruka. Nicyo gituma bene Adamu bagwije ubwenge n'ubuhanga, yaba bwabakoreshaga bukabahesha no kumenya kugenzura hakurya y'urupfu uko abantu bazamera bagezeyo. Nanone rero usibye n'ibyo by'akayungiro k'imirasire y'izuba, ibindi bintu biteye abantu ubwoba ni ibibuye bari kubona bya asteroid biri kugenda bizenguruka. Ubu ibintu byinshi by'imibumbe birazenguruka, n'uyu turiho ubwawo uratuzengurukana, nuko tutabyumva kubera ubugenge bw'Imana n'ubuhanga bwayo, ariko utunzwe no gukomeza uzenguruka, ugakora muvoma ebyiri icyarimwe, rimwe uba wizengurukaho, ubundi wirevuruta ku zuba urizenguruka, hamwe bugacya aho izuba rigejeje imirasire, ahandi bukaba burije, tukaba turaryamye, abandi babyutse ngo bajye mu kazi. Biterwa rero n'uwo mwizenguruko w'iyisi yacu. Ibyo nabyo tugomba kubimenya, tukabibwira abakristo, tukabibwira abategereje kuza kwa Yesu, bakamenya neza nako kantu k'ubwenge n'ubuhanga abana b'abantu bamaze kugeraho, no kureba ibi biremwa rurema yaremye uburyo bishobora gukorana, kugira ngo turusheho kumenya imbaraga z'iyo twizeye no gukomera kwayo tubirebeye mu byo yaremye. Icyubahiro kibi cy'Imana mu isi no mu ijuru. Ibyo rero barabona ibyo bibuye bindi biri kuzenguruka, ngo hari bishobora gusekura uyu mubumbe bikawumenagura rwose. N'iyi mibumbe ihora izengurukana nawo, ibaye nkita inzira yayo ikagonga uyu nguyu, ahacu ntihaba hakibukwa. Niyo mpamvu bene data
dukwiriye kumenya guha Imana icyubahiro, tukamenya ko tutariho kubera abanyabwenge, kubera ibindi bintu gusa, ahubwo turiho kuko Imana yemeye ko tubaho ngo tumare iyi myaka n'imyaka turi kuri uyu mubumbe tugenda kororoka. Ariko umunsi umwe byanze bikunze hari ikizawushyiraho akadomo ka nyuma, isi izashira. Byo turabizi twebwe abasomyi ba Bibiliya, bikwereka neza yuko iyi si, uyu mubumbe uzagira iherezo ryawo. Ubukristo buzagira iherezo, kandi iherezo ryabwo ni ukuba mu ijuru ry'Imana twakoreye. Ubupagani n'abagome n'abakomeza gukora ibizira nabo bafite iherezo, ntibazakomeza kubaho ngo bakore ibyo bishakiye. Nk'uko ababibanje batakiriho, bagenda basigira ubugome bagenzi babo, ariko hazaza igihe kimwe byose birangirire rimwe na rizima, abera b'Imana bajye guhembwa, abanyabyaha nabo bajye mu ihaniro, ubundi habe indi systeme izwi n'Imana kandi yatumenyesheje yo kuba mu buzima bw'iteka ryose, nabi cyangwa neza, hakurikijwe uko buri muntu wese yitwaye mu buzima bwa none, tutamaramo n'igihe kinini. Abantu b'Imana rero bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, dukwiriye no kwita ku bivugwa mu binyamakuru bitandukanye, radiyo, televiziyo, interinete n'ibindi, kugira ngo tubigereranye n'imvugo ya Bibiliya. Ejo tutazatungurwa kandi umwami wacu Yesu Kristo yarabiduteguje hakiri kare, kuko byanze bikunze hari ikizashyira akadomo ka nyuma kuri uyu mubumbe, nk'uko hari ikizashyira akadomo ka nyuma ku buzima bwawe wowe unteze amatwi unyumva. Byanze bikunze ubwo n'abandi bakurushaga ubuhangange no gukomera nabo byagiye birangira, tubireba, tukabaherekeza ku marimbi, tukagira gute, abarira bakarira, ariko bikaba birarangiye. Niko nanjye ibyanjye ejo bizaba birangiye, niko nawe ibyawe ejo bizaba birangiye. Ubwo tuburiwe hakiri kare rero, reka tubyaze umusaruro aka gahe gatoya dusigaranye ku isi. Imana ibidufashemo kubyumvana ubwenge n'ubuhanga bw'Umwuka Wera, kugira ngo tubashe kwishinganisha mu buzima bwacu. Ikimenyetso cya 11 turimo twiga muri ibi bimenyetso ni ukwiyongera k'ubwenge. Kwiyongera k'ubwenge ni ikimenyetso kimwe mu byo dusoma hano mu byanditswe byera. Daniel mu bice 12 umurongo wa 14, aho yagize ati kandi ubwenge buzagwira. Yari amaze kuvuga amagambo akomeye ngo y'ibizaba mu minsi y'imperuka. Arabwirwa ngo icyo gihe abantu bazaba barasinziririye mu gitaka, ni ukuvuga bapfuye, ngo bazakanguka. Bamwe bakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ngo kandi abanyabwenge bazaragirana mu isanzure ry'ijuru. Abo ni abakiranutsi b'Imana. Agerekaho n'iki kimenyetso rero ngo kandi ubwenge buzagwira. Mbere y'uko iyo mizuko ibaho, mbere y'uko abapfuye bizera Yesu bazazuka, mbere y'uko habaho kuzamurwa kw'itorero, mbere y'uko habaho umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha, ubwenge buzabanza bugwire. Ni kimwe mu bimenyetso rero bikomeye bigomba kubanza kubaho, kugira ngo nitubona ubwenge bwakataje tujye turya turimenge, tumenye yuko kugaruka k'umwami Yesu Kristo kutwegereye. Mu bihe Daniel yahanuraga ubu buhanuzi mu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Yesu, nta wakekaga yuko abantu bazageraho bageze none mu bwenge. Ndetse no mu gihe cya Yesu Kristo, mu kinyejana cya mbere Yesu ari hano mu isi, kugeza mu kinyejana gitambutse cya 19, ubwenge bwari butaragwira nk'uko byagenze mu kinyejana cya 20. Kuva mu kinyejana cya 19 icya 20 n'ibinyejana bikataje mu bwenge butari bwarigeze bubaho mu mateka y'isi n'amateka ya Bibiliya, uhereye mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Ubwenge bwaragwiriye cyane mu buryo bukabije, usibye ko iyo abantu babimenyereye bitaba bikibabereye ibitangaza. Ariko uwagarura nk'abantu bo mu kinyejana cya 18 gusubiza hirya, bakareba ibyo basanze biri gukorwa none n'abana b'abantu, bagira ngo nindi si bahabiyemo, bagira ngo ni rya juru basize rivugwa bagezemo, kandi wenda ari mu Rwanda bahingutse, ari mu Bufaransa, ari muri Amerika New York, ari ahandi. Bareba ibintu bene Adamu bagezeho mu bwenge, bakibwira yuko ari ibindi biremano by'Imana, ko ari nta muntu wabikora. Ibyo rero
twebwe abasomyi ba Bibiliya tugomba kubimenya neza impamvu abana b'abantu bashobora kuba bageze kubingana n'ibyo bamaze kugeraho. Muri iki kinyejana, muri ibi binyejana nka bibiri, niho abana b'abantu bashoboye kuvumbura ibintu by'ubuhanga bitangaje. Za radiyo nubwo tuzimenyereye, ariko kugira ngo bakore imashine ishobora guhereza abantu bari mu bihugu byinshi amajwi, abantu baganire bavugane, ni ikintu gikomeye kitari cyarigeze kibaho mu bindi binyejana byatambutse. Za televiziyo noneho, aho umuntu ashobora kwicara muri Amerika akavuga, tugakirika tukareba iyo sheni, tugakurikirana ibiganiro biri kubera ku migabane yose y'isi. Televiziyo nyarwanda ikaduhereza amashusho abari mu gihugu hose, tugashobora gukurikirana ibiganiro by'umuntu tunamureba. Biriya ni ibitangaza byahanuwe na Daniel. Amaradari agenzura ikirere, agenzura ibindi bintu bakoresha haba mu ntambara no mu rindi koranabuhanga. Ibyo ni ibintu by'ubuhanga buhanitse. Za moteri z'uburyo butandukanye zikora ibintu bikomeye, zaba iz'amamodokari, zaba iz'amamashini atandukanye, amamashini ahinga imisozi kugeza ubwo atobora amayira ahantu agaca imihanda myiza. Biriya bintu twimagine, dutekereze nk'umuntu wabishyize mu mutwe we ubwa mbere agatekereza ko byagenda kuriya. Ni mwene Adamu, nuko yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi nuko ubwenge bugomba kugwira. Ibyo byose rero, uko abantu bakaraga amamodokari mu mihanda, bageze ku rwego rwo kuzamura indege mu kirere igapakira abantu amagana n'amagana, maze bakurira ikirere bakagenda, ikabavana ku mugabane ikabajyana ku wundi. Ibyo ngibyo abantu barabimenyereye, ntibakibibona nk'ibitangaza. Ababitangiye bagurukije iza mbere, isi yarumiwe iratangara ngo habonetse umuntu ukomeye. Bariya ba Adeli bagiye bavumbura ubuhanga bwa tekinoloji y'indege ubwa mbere, byatangaje amahanga. None ubu ntibikiri ibitangaza, kuko abantu b'ingeri zose barurira ikirere bakagenda, bakajya mu ndege, bagashobora gukora ibyo bagomba gukora, bakongera bakurira bagasubira iyo bavuye. Za sekaneri zikora ibintu bikomeye mu mavuriro, kugeza ubwo bashobora kureba umuntu mu magufa no mu misokoro, bakamureba amaraso, bakamureba impyiko, bakamureba mu bwonko, bakamenya ibibazo biri mu magufa, bakamenya abantu uko bameze. Ibyo ni ibyuma bikomeye nabyo by'ubuhanga buhambaye. Bagakora za ekogarafi zerekana uko ababyeyi abana bameze mu nda zabo. Ibyo byose ni iby'ubwenge. Reka sinamenya uko ndondora iby'iki kimenyetso ngo mvuge iby'ubuhanga abana b'abantu bamaze gukora. Aya matelefoni mobile nayo ari mu buhanga bukomeye cyane, ari gukoreshwa ibindi bintu byose bikomeye. Nayo ubwayo ni ubwenge. Muribuka yuko tutari twarabyigeze, natwe abariho none twumva ijambo ry'Imana bije bidusanga bitangaje, ariko ntabwo twari twarabyigeze mu mateka y'isi. Ibyo byose biragenda byerekana yuko abana b'abantu bageze ahakomeye. Si n'ibyo gusa, ahubwo baragenda barushaho gukora n'ibindi bintu bihambaye bigaragaza neza yuko umwami Yesu Kristo ari hafi yo kugaruka gutwara itorero yaguze amaraso ye. Ibi byuma byo kujya kubikuza amafaranga, abantu bacometsemo agakarita gusa bakabona amafaranga araje. Ibyo byose ni ubuhanga, ni ubwenge. Hari n'ibindi biri gukorerwa hirya no hino ku isi mu bihugu by'ibihangange. Za pareyi zihanitse ku mihanda zigenzura uko ibinyabiziga bigenda. Ibyo bintu byose ntimugire ngo ni ibiri gupfa kuza gusa, byahanuwe n'abahanuzi bera b'Imana, kugira ngo nitubona bibaye, twebwe abasomyi ba Bibiliya tuzamenye uburyo ducunga ubuzima bwacu bw'umwuka, kuko umwami Yesu Kristo azaba ari hafi yo kugaruka. Iki kimenyetso twakivugamo ibintu byinshi, ariko nubwo twarangiza umunsi wose aricyo tuvuga cyonyine, twarangiza ibiri gukorerwa mu ikoranabuhanga birahanitse, ariko buri wese nawe yikorera ubushakashatsi, arasanga ibi ngibi mbabwiye n'ibindi byinshi ntavuze bigaragaza yuko abana b'abantu bageze kure mu bwenge, kandi bikaba biri kugenda bisohoza ibyahanuwe. Imana idufashe kubyumva no kubyakira neza, kugira ngo tuzashobore gukiza ubugingo bwacu mu gihe Yesu Kristo azahishurwa. Muri ibi bimenyetso byose rero tumaze kuvuga, twakongeraho n'ibindi byagiye bivugwa n'ijambo ry'Imana, nk'ibihe birushya,
byanditswe n'umukozi w'Imana Pawulo ubwo yabwiraga Timoteyo mu gice cya 2 yamwandikiye umurongo wa 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya bakunda ibibanezeza birarira bibona ari ndashima. Ibyo bihe biruhije abana b'abantu bizatuma abana barushya ababyeyi babo, ababyeyi bakarushya abana babo, abavandimwe bakarushya abavandimwe babo, abategetsi bakarushya abaturage babo, abaturage bakarushya abategetsi babo. Ugasanga ibintu byose namananiza ni imiruho. Ibyo byose byerekana yuko turi kugenda tugera ku musozo w'isi kandi ko kuza kwa Yesu Kristo kutwegereye. Imana rero idufashe kumenya neza icyo umwuka abwira amatorero, bityo bidufashe kuzarangiza neza iby'urugendo rwacu. Imana iduha umugisha. Ibyo bimenyetso reka tubihagarikire hano. Ndibwira yuko buri muntu wese wateze amatwi iby'ibi bimenyetso yamaze kumva neza yuko turi kugenda dusatira iminsi y'imperuka. Nkaba ngira ngo rero uyu mwanya dukomeze isomo ryacu tuganira ku byerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo nyirizina no kuzamuka kw'itorero. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu kuza kwa Yesu hazabamo no kuzuka kw'abapfuye. Ari nicyo gituma ngira ngo tubanze duterera akajisho ku byitwa urupfu, kuko abantu ntibazazuka batapfuye. Urupfu narwo rero nubwo tuzi ko rubaho, ariko muri iri somo tugomba kudwiga tukamenya ko urupfu rw'umubiri atari ryo herezo ry'umuntu. Hari abantu bajya bahura n'ingorane muri uyu mubiri, bagahura n'ibitera agahinda, bagahura n'ibibazo bikabarenga, bakumva ngo bakwitabaza urupfu, bakiyahura bakoresheje ibintu bitari bimwe, bagashobora kunywa imiti yica, bagashobora kwiyahuza amashanyarazi, bagashobora kwiyahuza imigozi n'ibindi byose, bavuga ngo reka biruhure, ngo barumva bari barushye cyane. Naho ni Satani ugira ngo abisasire, ahubwo ajye yabinjiza mu miruho nyamiruho. Nicyo gituma n'uwiyahura wese asamba ashaka ubwagaruka aho yivanye, agasanga byarangiye yitaye mu kagozi byamurangiranye. Burya ni nkaho Satani ari kumbwira ngo ngwino hubwo ujye wabona imibabaro nanjye siniyangaga. Niyo mpamvu rero bene data dukwiriye kwiga ko urupfu rw'umubiri ntabwo ari ryo herezo ry'umuntu. Mu kugaruka kwa Yesu Kristo harimo ibintu bidasanzwe bizabaho nk'uko narimbivuze, harimo no kuzuka kw'abapfuye ndetse no guhindurwa kw'abazaba bakiri bazima, abo Yesu azasanga bakiri muri uyu mubiri. Ibyo turabyiga mu kanya. Ariyo mpamvu rero tugira ngo turebe mbere yo kwinjira mu kuzamurwa kw'itorero, ese gupfa niki? Iri somo tugezeho turaryigamo ibintu bitatu. Ubundi gupfa niki? Icya kabiri, abapfuye bajya he kandi nyuma yo gupfa kwabo baba bafite bushobozi iki? Icya gatatu, umuzuko niki? Turebye kuri iki cya mbere cyo mw'iri somo, gupfa bisobanurwa ko ari ugutandukanwa n'igihe wari urimo ukajya mu kindi. Ntabwo ari ukurangira k'ubuzima, ni nko komokeranya k'ubuzima, uva aho wari uri ujya ahandi. Urupfu rwabayeho nyuma y'icyaha cya Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, nk'uko tubibona mu bice bitatu by'itangiriro umurongo wa 19, aho Uwiteka yabwiye Adamu ati uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira kubera icyaha wakoze. Mu bice 2 umurongo wa 17 yari yamubwiye ngo mu biti byose byo muri iyi ngobyi wemereye kurya imbuto zabyo, ariko iki ngiki kimenyesha ubwenge, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntabwo Imana yari ibikoreye kugerageza abantu, ahubwo nuko yari izi uko yabaremye, ko yabaremanye konseyanse, umutima nama, kugira ngo irebe yuko bitondera ibyo yategetse. N'uyu munsi kandi bene data dufite iby'Imana yatwemereye, ariko dufite n'ibindi itatwemereye, kugira ngo ibigenzuze yuko twitondera ibyo yategetse, bikaba byazaduhesha kubana nayo mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari ugupfa kugenda gusa ngo Imana ni urukundo. Ifite devoir, ifite umukoro yadusigiye w'ibyo tugomba gukora kugira ngo tuzashobore gukiza ubugingo bwacu. Niduhitamo nabi, kuko yabwiye umukozi wayo ngo kiza imbere y'umwana w'umuntu ibintu bibiri:
urupfu n'ubugingo umuntu ni ugomba guhitamwo ikimugomba. Imana ishimwe ko yaduhaye ubwenge bwo kuba twahitamo neza tukazakiza ubugingo bwacu. Bibiliya rero ikaba itugaragariza uburyo butatu bwo gupfa. Hari urupfu rw'umubiri rusanzwe ruzwi n'abantu bose, abizera n'abatizera barabizi neza ko bazapfa. Nubwo bijijisha yabona gifite amagara mazima akarengwa nkaho yahatswe ku Mana ngo ayikurikire, agatangira kwigiza nkana no kwirengagiza amagambo yera y'Imana, kabone nubwo yaba yavukiye mu gihugu cy'ubukirisitu nk'iki turi mu cy'u Rwanda. Ariko ntibibuza abantu kwijijisha, bari no mu madini ugasanga barakora ibyangwa n'Imana, ariko barabizi neza yuko gupfa bwo bazapfa. Icya kabiri ni ugupfa mu by'umwuka, ari bwo gutandukana n'Imana ku bw'ibyaha. Nibyo Pawulo yabwiye Abaefeso mu bice 2:1 ngo namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ariko Imana yabahinduranye bazima na Kristo. Ni ukuvuga ngo abantu bagenda badafite agakiza, batemera Kristo Yesu, batihana ibyaha byabo, bakora iby'imibiri yabo yishakiye, abo ngabo baba bapfuye urwo batazi. Ariko Bibiliya yerekana ko narwo ari urupfu, kubera yuko baba bapfuye bahagaze, kubera ko babuze ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Urupfu rwa gatatu twakwita urundi rupfu muri aya moko y'imfu twavuze, ni ugupfa kw'iteka ryose. Urunguru ruba nyuma y'urupfu rw'umubiri. Iyo umuntu apfuye atarazutse, uru rupfu rwa kabiri tumaze kuvugaho nibwo apfa by'iteka ryose, akaba mu mubaro w'iteka. Aha niho ijambo ry'Imana ryita gupfa urupfu rwa kabiri. Imana ishimwe rero ko yaduhaye kumenya uburyo bwo gukira ziriya mfu zindi, nubwo twazapfa rw'umubiri rusanzwe, ariko twarazutse mu buzima bw'umwuka ntacyo tuzabaho iteka mu buzima twagenewe na rurema. Muri iri somo rero ntabwo tujya kuvuga kuri ziriya mfu zindi, turibanda cyane ku rupfu rw'umubiri kuko nirwo rutwegereye. Gupfa k'umubiri mu yindi mvugo yumvikana ni ugutandukanwa n'ab'umuryango. Ahandi umuntu yajyayo, yazindukira mu kindi gihugu agatindayo, yajya mu nzu y'imbohe agatindamo, ariko hakaba hakiri ibyiringiro ko umuryango hari igihe uzongera ukamukubitaho akajisho. Ariko gupfa ni ugutandukanwa burundu n'ab'umuryango. Nicyo gituma bayarira amarira, ariko byageraho bakayahora nyine bakihanagura bati byararangiye, bakiyakira, uwapfuye yarapfuye. Nuko baba bazi ko nta handi bazongera guhurira nawe mu mateka ye. Ikindi, mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 12:23 niho hatwereka neza yuko ari ugutandukanwa n'umuryango. Ikindi ni nko kuba mu bitotsi utegereje gukanguka, nk'uko bivugwa mu byakozwe n'intumwa ibice 7:59 ngo Stefano bamwicisha amabuye ngo ahera ko arasinzira. Igituma Bibiliya ikoresha iyo mvugo yitwa gusinzira ni uko bizwi neza ko bapfiriye muri Kristo Yesu bamwizera bazakangukira ubugingo buhoraho. Kandi gupfa ni ugukurwaho kw'imibereho yo kwisi. Ni nko kuva mu ngando ujya mu yindi, kuva mu gihugu ujya mu kindi. Kugira ngo wumve neza ibyo tuvuze aha ngaha, biradusaba gusoma tukifashisha urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 guhera ku murongo wa 1. Ni ukomokeranya, ni ukuva mu ngando ujya mu yindi. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 5 guhera ku murongo wa 1 haravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi zasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoke, itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando
tuniha turemerewe. Icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Utwandikiye aya magambo yarabihishuriwe neza, arabyerekwa, abona yuko ngo iyi nzu yacu turimo ariyo y'iyi mibiri. Nta nubwo ayita inzu, kubera ko ari icumbi ry'akanya gato, ayigereranya n'ihema, shitingi, ngo ni ingando, naho tuganditse dukomeje urugendo dusohoka mu buhungiro turimo. Ni ingando rero, ngo dutegereza cyane kujya twahabwa inzu, ariyo mibiri y'umuzuko tuzahabwa na rurema ubwo azahishurwa, ubwo natwe tuzaba dusohotse muri iyi ngando y'ihema tutatindamo. Ni ukuri iyi mibiri ntituyitindamo, ni ihema koko. Pawulo rero avuga ati duhora tutegereje guhindurwa abana b'Imana, tugahabwa noneho imibiri yitwa inzu, ubwo twari tutuye mu ihema ryangizwa n'ubusa. Nicyo gituma gupfa ari ugutandukanwa n'uyu mubiri. Umukiranutsi aba aruhutse ingorane zawo n'imiruho yose yaruhiraga muri wo, maze akazazukira ubugingo buhoraho. Naho ku munyabyaha byo biri ukundi, kuko aho kuruhuka ahubwo yinjira mu mubabaro, kuko abategereje kuzazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose, nk'uko bivugwa muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza kuri 4. Urupfu rw'umubiri rero si rwo herezo ry'umuntu. Kubera ibyo tumaze kuvuga, twongereyeho n'ibi bikurikira. Ijambo ry'Imana ubwaryo ryerekana ko iyo umuntu apfuye akomeza kubaho. Urugero, ubwo Samweli yashikwaga na Sawuli, yaraje avugana nawe nk'uvugana n'umuntu muzima, kugeza ubwo Samweli wari warapfuye kera abaza Sawuli ati, ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Wabisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 28 umurongo wa 15. Icyo gihe mu isezerano rya kera byarashobokaga ko n'abakiranutsi bashikwa, kuko ahirwa muri kuzimu, muri sejuru demoro, abantu bose bari basa n'abakiri hamwe, nubwo harimo umworera, harimo umupaka ubuza abakiranutsi kubana n'abanyabyaha, ariko bose basaga n'abari muri kontrole ya kuzimu icyarimwe. Nicyo gituma rero n'abashitsi bashikaga n'umukiranutsi akagaruka kugira ngo bamubaze icyo umushikisha ashaka kuvugana nawe. Samweli rero yarazamutse, nk'uko nusoma Bibiliya yawe urabibona muri kiriya gice cya 28. Bibiliya mu isezerano rya kera itugaragariza ko Mose yapfuye mu bice 34 umurongo wa 5. Nyamara nubwo yapfuye muri iyo myaka ya kera, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo wa 3, tubona Mose abonekera Yesu ku musozi wa Tabora, bakavugana imbona nkubone. Yesu ubwe abiduhamiririza muri aya magambo yavuganye n'abanyedini b'abafarisayo, agira ngo abemeze iby'umuzuko yuko gupfa atari ryo herezo ry'umuntu. Arababwira ngo Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Muri Matayo ibice 22 umurongo wa 23. Kuko yerekanye ko ubwo Imana yavuganye na Mose yaramubwiye ngo, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka na Yakobo. Imana ivugana na Mose mu gihuru cyaka umuriro, Aburahamu yari amaze imyaka 375 yarapfuye. Ariko Imana ntiyavuze ngo nari Imana ya Aburahamu. Icyatumye Imana ikoresha preza uyu munsi kavuga ngo Yesu ndi Imana ya Aburahamu, nuko Imana yo yari ikimufite mu biganza byayo, yari ikimubona nk'uri kumwe nayo, kubera yuko umuntu w'umubiri niba yapfa, ariko umuntu w'imbere mu bugingo abakiriho imbere y'Imana. Nicyo cyatumye Imana ivuga ngo nubwo Aburahamu mu mubiri yapfuye hirya y'imyaka irenga 370, ariko Imana yari ikimwita inshuti yayo, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Icya kabiri mw'iri somo, abapfuye bajyahe kandi bafite bushobozi iki? Abantu benshi bagomba kumenya aya magambo, kuko gupfa si ryo herezo ry'umuntu, kuko twabivuze. Abapfuye rero
mu isezerano rya kera mbere y'urupfu rwa Yesu Kristo rwo ku musaraba, abapfuye bose bajyaga hamwe aho abaheburayo bitaga muri Shewori. Aho niho bajyaga. Mu isezerano rishya abagiriki bo bakoresheje ijambo ryitwa muri Hadesi, naho havuga aho abapfuye bahurira. Hatandukanye cyane no kuvuga ngo bagiye mu bituro. Mu bituro ntabwo ari muri Shewori, mu bituro ntabwo ari muri Hadesi, ahubwo aho ni mu bituro babika imibiri, ariko abantu baba bafite aho bagiye. Aho abapfuye bahurira rero, iri jambo rivuga ikuzimu mu Kinyarwanda, muri ya Gifaransa bakayita muri séjour de mort. Aho ikuzimu hakaba harajyaga abantu bose abubahaga Imana n'abatarayubahaga, ariko ntibabe hamwe nk'uko twabivuze. Nicyo cyatumye iyo umwe mu bakurambere b'Abayuda yapfaga, baravugaga ngo yasanze bene wabo. Itangiriro ibice 25 umurongo w'8 n'uwa 17, n'ibice 35 umurongo wa 29. Hatubwira ko abapfuye basanze bene wabo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni imibiri yabo rero yashyizwe mu gituro, uko siko gusanga bene wabo. Ubwo Dawidi yaririraga umwana we ngo abashe gukira indwara yari afite, umwana we amaze gupfa, Dawidi yatunguye abantu arabwira ngo nimunzanire ibyo kurya nirire. Batese wabuze kurya, umwana nibura akirwaye, none ubonye apfuye ujya wasaba ibyo kurya? Arababwira ngo none se ndakiyiririje iki ubusa? Aravuga ngo nge nzajya wari, nzamusanga iyo yagiye, ariko we ntateze kugaruka hondi. Ibyo byari ibyiyumviro by'abakurambere by'uko umuntu afite ahandi azajya, niyo mokeranya asohotse mu uyu mubiri afite ahandi azajya. Uko niko bimeze, wabyumva utabyumva, wabyemera utabyemera, wicara uzi neza yuko uzasohoka muri uyu mubiri ukajya ahandi. Dawidi rero apfuye, baravuga ngo nawe yasanze bene wabo. Mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 2 umurongo wa 10 n'uwa 43, no mu bice 14 umurongo wa 20. Mu mugani w'umutunzi na Lazaro, Yesu avuga ko nyamutunzi amaze gupfa yageze ikuzimu, akababazwa cyane n'umuriro. Naho Lazaro ajyanwa mu gituza cya Aburahamu, kandi abaho aguwe neza. Tubisoma muri Luka igice cya 16 uhera ku murongo wa 19. Mu isezerano rishya, mu rupfu rwa Yesu rwo ku musaraba, yahinduye iri jambo ikuzimu cyangwa aho abapfuye bajyaga mu isezerano rya kera, cyane abakiranutsi, akoresha imvugo paradizo. Ubwo yabwiraga kimwe mu bisambo byari bibambanwe nawe ati, uyu munsi turi bubane muri paradizo. Pawulo ahita ijuru rya gatatu mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorindo ibice 12 umurongo wa 2 n'uwa 4. Naho iryo jambo paradizo warisanga muri Luka ibice 23 umurongo wa 43. Kandi aho paradizo wabisanga mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 7. Aho niho hari igiti cy'ubugingo. Haleluya! Nicyo gituma duhamya ko abapfuye n'abapfa bizeye umwami Yesu baruhukira aho muri paradizo. Tibakimanuka bajya kuzimu muri séjour de mort, ahubwo bazamuka bajya aho Yesu yimuriye icyo cyumba ngo akakijyana mu ijuru rya gatatu, nk'uko Pawulo mutagatifu yabiduhishuriye. Ndashishikariza buri muntu wese gutekerezanya ubushishozi uko azamera naho azerekezwa nyuma y'urupfu rwe rw'umubiri, kuko umuntu bwe niwe ubigena akabitegura akiri muri ubu buzima. Mu gihe gitoya tubumaramo, dusabwa n'ijambo ry'Imana kubw'impuhwe z'Imana n'urukundo rwayo gutegura neza ahazaza hacu. Wabitegura neza ukazasohoka mu mubiri ujya aho wateguye. Wabitegura nabi wakwirara
wakwishinga umubiri ukugushuka, wakumva ibyo ugusaba ugahita ujyana nawo, ari nabwo ukaba uteguye ahazaza hawe h'igihe cy'iteka ryose nabi. Imana ishimwe ko iduhaye kwigira isomo. Hahirwa umuntu ugifite amatwi yumva, hahirwa umuntu ufite amaso areba, hahirwa umuntu ufite umutwe utarangiritse, hahirwa umuntu ufite umutima muzima wo kwita kuri iyi mbuzi ikubiye muri aya magambo, kugira ngo utangire, niba wanajyaga wirara, utangire utegure neza agahe gatoya usigaranye, ugateguremo ubuzima bwawe bw'ahazaza h'iteka ryose. Tugereranyije n'amagambo yavuzwe na Yesu asobanura amarira ya nyamutunzi yagize ageze ikuzimu, byadutera kuba maso bene data no gutegura neza hazaza hacu. Nyamutunzi yaravuze ati, nyamuneka Aburahamu sogokuru mbabarira, umbwirire Lazaro ndamubona mu bwiza, ndamubona byagiye hamwe na Aburahamu, mumbwirira ko zisongirwe y'urutoki mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko nge ndababazwa n'uyu muriro, we ndabona aguwe neza. Baramubwiye bati, wahawe ibyiza byawe, mu byiza yahawe nuko yabonye igihe cyo kuba muri ubu buzima ngo ategura ahazaza he. Ubu kuba tukiri muri uyu mubiri ni bimwe mu byiza Imana iduhaye. Abamaze kuwuvamo no gupfa ntibagifite amahirwe yo kumva aya magambo ndi kubabwira. Ayo mahirwe rero yahawe ibyiza arabikerensa. Uwo ni nyamutunzi. Ngo Lazaro nawe nubwo yaguwe nabi, muri uyu mubiri akabwubwa nabi, kugeza ubwo umubiri uhinduka ibisebe, imbwa zikajya zimurigata mu bisebe, ariko yaganyaga kunda Imana agira ati, nyuma y'urupfu nzaruhuka. Urupfu ruje rubatwara bose, hari na nyamutunzi arapfa, hatitawe ku butunzi bwe, hatitawe ku mafaranga menshi yari afite, hatitawe ko yari afite abagore benshi, hatitawe ko yari afite amafirigo yuzuye ibinyobwa by'amoko yose. Mwene abo nabo bajya bapfa, ariko n'aba Lazaro n'abakene nabo bagapfa. Baramusubiza ngo ntacyo yaba gikorewe, kuko igihe yagombaga kugira icyamarirwa ageze mu rupfu yaragikeresheje. None Lazaro nawe aguwe neza. Arongera tubona nanone akomeza gutaka ati, ayi wewe biranshikiye, nibura se ko mfite abavandimwe banjye 5, ko mbona hano hantu arebaho kugira ngo bene mugabo umwe tuzashirire hano twese, ntiwambwirira Lazaro akazuka akajya kubaburira akababwira akaga kari hakurya y'urupfu kubasuzuguye Imana. Baramubwira bati, abo nabo bafite Mose n'abahanuzi, bafite abavuga butumwa, bafite Bibiliya, bafite ijambo ry'Imana, bafite amatorero ya gikirisitu, bafite iyobokamana, bafite ibintu byinshi bibahuza n'Imana. Niba bikereza pare nabo bazagusanga aho ngaho. Aravuga ati, oya, babonye umuntu azutse akabasanga bari bazi ko yapfuye bakwihana. Aramuhakanira avuga ngo oya, batemeye Mose n'abahanuzi, batemeye Bibiliya yera, batemeye ijambo ry'Imana, batemeye ibyo babwirwa n'abavuga butumwa batandukanye, nanjye ndimo, batemeye ibyo abapasitoro bababwira n'abayobozi b'amadini ya gikristo atandukanye. Abantu nibatemera imvugo y'ijambo ry'Imana, nubwo umuntu yazuka bareba ntibakwemera. Kandi koko nibyo, hari abantu bagiye bakorerwa ibitangaza bakabona babaye nk'abazuwe mu bandi, abandi bapfuye, ariko bamara guhimba ubuzima bwiza, bamara kubona Imana ibarokoye, bamara kubona Imana ibatabaye, reka bakirara aho kugira ngo bayiture gukiranuka, bagatangira bagasaya mu byaha, bakabyina insinzi, bakinezeza mu byaha, bagakora ibyangwa n'Imana, ntibanazirikane n'akaga Imana ibakuyemo. Bene Adamu turabagira gute? Abana b'abantu ko babona ibitangaza byinshi by'Imana bakanga ntibahinduke, ko ubutumwa buvugwa mu buryo bukomeye, cyuya kikaturenga tubwira abantu baragira ngo dukora iki? Ariko bavuga butumwa bagenzi banjye, ni mucyo tuve hasi dukomeze tuvuge,
dukomeze tuburire abantu turebe ko hari uwo twakura mu muriro utazima, Imana izamuduhembera. Nawe ningira amahirwe wowe uri kunyumva ukabasha gupfukama ukihana ukanga ibyaha, nzaba nungutse, nawe uzaba wungutse. Imana izampembera ko nagukijije umuriro utazima wari ugutegereje hakurya y'urupfu. Nyemerera umpeshe iyo ngororano, wemere Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, ubwo ugifite amatwi yumva imiswi itarayarya, ubwo ugifite amavi yo gupfukamira Imana. Nyamuneka kiza amagara yawe inzira zikigendwa. Ndashima Imana rero ko yaduhaye kumenya aya mabanga akomeye gutya. Icyo dukura muri iri somo rya Nyamutunzi n'uburyo yashoboye gukomeza gutaka bikaba iby'ubusa, hari ibintu bitanu twakwiga muri aya marira ya Nyamutunzi. Icya mbere bikwereka ko ikuzimu hirya y'umubiri, umuntu yavuye mu mubiri nta kwigenga kubayo, nta demokarasi bagira, abakoraniyeyo bose batwazwa igitugu, bagenda kimwe, baroha ahantu hamwe. Nta kwigenga rero ngo umuntu ararya ibyo ashaka, ngo umuntu aranywa ibyo ashaka. Bigeze naho Nyamutunzi yifuza n'amazi avuye mu kiganza cya Lazaro yajyaga nena, ndayarayabuze. Ibyo birerekana ngo nta mikino, nta bwigenge. Icya kabiri tubonye muri aya magambo, nta kwinezeza kubayo. Nubwo Nyamutunzi yaranezerewe akiri mu mubiri, afite abagore bo kurimbana n'abo gukorana, afite ibyo kunywa by'amoko yose, yizimiza akicyura, aryamana n'abo ashaka, akora amarorerwa, akora ibyiza cyangwa ibibi. Ariko mu by'ukuri amaze kugera ahantu atabasha kwikura, atakurwa n'amafaranga ye yahashye, atakurwa n'imiryango yikomeye yasize, atakurwa n'abantu bo mu nzego z'ubutegetsi yabanaga nabo, atakurwa n'amapete n'abanyamapete. Agera ahantu asanga nta kwinezeza kundi gusigaye, asigara yumiwe, ari uwo gutegereza uko azabaho muri ubwo buzima bw'iteka ryose. Icya gatatu, nta urata y'icyubahiro yari afite akiri mu mubiri. Yaba yabaga muri guverinoma z'ibihugu, yaba yakoraga mu muryango w'abibumbye, yaba yari umujenero mu ngabo afite amapeti ari umujenerali, yaba yari afite abeskote bamurinda ngo bamubuze gupfa, yaba yari afite abagaragu n'abaja, yaba yari umukire, abo bita ba importateri bemporuta ibintu mu mahanga, abo bita ba goroziste na ba demigoro, yaba yari afite yari ku rutonde rw'abakire bavugwa ku rwego rw'isi, yaba yari umutindi, yaba yari umukene, yaba yayoboraga ingabo, yaba yatwaraga ibihugu, yaba yari ampereri uyobora abandi bami. Ariko iyo ageze mu rupfu, iyo ageze iyo ngiyo, ntabwo bavuga ngo nyakubahwa araje, ni mu mushakire ahantu kerike pare hajyanwa abanyakubahwa. Abapapa bajyayo niba batarakiranutse, ibyo kuvuga ngo yari trense pere du monde, no, ibyo ntacyo bivuze ngo nuko yitwaga papa. Abasenyeri bajyayo, abakaradinari bajyayo, abashumba b'amatorero batakiranutse ngo barinde ubwere bw'ubugingo, ntabwo bitwaza ngo bari abashumba, ngo bari abarevera, ngo bari abapasitoro. Ndabivuga nanjye ndiwe, hataza kugira uvuga ngo nibasiye abanyamadini. Nta uratayo yuko yarashagawe n'ingabo, yarashagawe n'abantu, yitwaga nyakubahwa, umuyobozi w'idini ukomeye. Oya, utabaye maso, icyo cyubahiro ufite hano mu isi nticyazakurokora wageze iyo ngiyo. Twese dupfa kimwe, nta nicyo gituma twese dushyingurwa hamwe. Nubwo wenda amaserike y'abatandukanye, reka mbyemere, nubwo n'imva zishyingurwamo abantu ziba zitandukanye, bamwe bakarambika mu gitaka, abandi bagashyira mu makaro bagakuyakuya, ariko nibyo bya kimwe. Uko twirwaye mu mubiri nibyo biduhesha uko tuza kumera tugeze iyo ngiyo. Nta urata y'icyubahiro rero yahoranye akiri mu mubiri. Apfana amafaranga menshi akayasiga, bakanamusaka ngo hatagira n'urudorari na rumwe ruza guhabira mu myenda bamushyinguyemo, hatagira n'uruyero cyangwa urunyarwanda. Bakamusakasaka amoko y'amafaranga yose bitewe n'igihugu yaguyemo, kugira ngo atajyana na rumwe. Kandi ga
naho bafata ikizingo cy'amafaranga bakayamurunda hejuru ntacyo yamumarira, aborana nayo. Ntavuga ngo mpingutseyo ngo nzanya akayabo, nzanya amamiliyoni y'amadolari kugira ngo abone uko aza kwitwara ageze ikuzimu. Niyo mpamvu aka gafiyeri dufite ni uko tuba tukiri muri uyu mubiri, tukagire ariko dukiranuka twubaha Imana. Rero icya kane tubona muri aya marira ya nyamutunzi ni uko hagereranwa no mu nzu y'imbohe, nk'uko bivugwa na Petero mu rwandiko rwa mbere yanditse ibice 3:49 hagaragaza ko hameze nko mu nzu y'imbohe. Nge mu nzu y'imbohe njyamo kubwirizamo ubutumwa bwiza, kandi iyo ngezemo nigira isomo cyane, gasanga abahoze ari abakoroneri, abahoze ari abagenerali, abahoze ari ba perefe, abahoze ari ba burugumesitiri, abahoze ari abacuruzi bakomeye, abasize amayetaje yabo, ba importateri, ba goroziste na ba demigro, abantu bakomeye bizimizaga bakicyura, batigeze bagenda n'amaguru, basohokaga mu ivatiri burira indege, bakaba mu ubwo buzima, abana babo bakaba mu ivatiri baburiza indege kujya kwiga mu mahanga n'ahandi. Abo bose iyo ugeze muri gereza ubasanganamo n'abariraho bajya guhabwa utugori tungana, ari perefe, ari burugumesitiri, ari padiri, ari pasitoro, ari superefe, ari musenyeri, ari inde, uwagezemo wese abareshya n'undi, bose ni uniform. Iyo umusirive yavuze ngo mwese kugira ngo tubabarure mukuremo amashati yo hejuru, tibavuga ngo banyakubahwa nibajye hariya, bose bakuramo. Iyo avuze ngo nimwicare musutamye, bose bicara basutamye, akababarura. Are dobu muhaguruke, bagahaguruka, akabatwara kimwe, kandi bari batandukanye mu mibereho bagize batarinjira muri gereza. Urwo rugero murarwumvise? Urwo rugero hari icyo rugusigiye mu mitekerereze yawe? Ikuzimu rero ho harushije aho ngaho kuba gereza abantu bose bahuriramo bagafatwa kimwe. Nubwo twe dushyingura rimwe na rimwe tuherekeresha n'amagambo, uyu nyakubahwa, uyu muntu w'Imana, wenda Imana iri kudukoba kubera yuko izaho yagiye, ariko dupfa guhendahenda kugira ngo n'umuryango usigaye wenda ugire karume. Ariko mu by'ukuri muntu w'Imana unteze amatwi unyumva, ni wowe wigenera uko uzakirwa n'abazakwakira umaze gusohoka muri uyu mubiri. Icyanyuma kuri iri jambo ryerekeranye n'aho abapfuye bajya, abari iyo ngiye ikuzimu, dukurikije amarira ya nyamutunzi, babona igihe gihagije. Ako kajambo ukandike ku nkingi y'umutima. Babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka batewe n'uburangare bagize bakiri mu mubiri, bagapfusha igihe ubusa. Ndasubiramo, ikuzimu abagezeyo babona igihe gihagije, nta myaka ibibirukankana ngo irashira vuba, ibihe ntibibarwayo. Babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka batewe n'uburangare bagize bakiri mu mubiri. Mu gihe gito bawumazemo bakarangara, none bibazaniye ingaruka mbi, bagapfusha icyo gihe ubusa. Nshuti y'Imana, mwene data, ndagira ngo ukibaza kw'iri jambo nise icyitonderwa cy'uko abagezeyo babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka mbi batewe n'uburangare bagize bakiri mu mubiri, bagapfusha igihe ubusa. Ubwo ndisubiyemo ku nshuro ya gatatu kugira ngo nawe urigire icyitonderwa mu buzima bwawe. Akagahe gato urimwo, nubwo waba ukiri inkumi, nubwo waba ukiri umujene w'umusore, nubwo waba ukiri umugabo wumva nta n'ibintu biri kukurogoya by'ibirwara, ariko aka nagaha Imana igutije kugira ngo ubone uko ukira aka kaga k'ibi bintu bitanu tubonye ikuzimu. Iki gihe nicyo cyo gutekereza neza uko uzamera hakurya y'urupfu rw'umubiri. Mwene data urimo usoma ijambo ry'Imana kuri iyi kasete, urimo unyumva unteze amatwi, ndagira ngo uhesha agaciro aya mahirwe ufite yo kuba ukiri muzima, kuko niho ushobora gutunganyiriza ahazaza hawe h'igihe cy'iteka ryose.
nyamutunzi uwari kumuha akagahe uri gupfusha ubusa akagaruka mu mubiri yari kwiha Imana nk'uzutse. Niyo mpamvu umuntu wese ugihumeka akwiriye gushima Imana imuhaye gutahura aya mabanga akomeye gutya n'agaciro ko kuba abimenye agifite umwanya wo gutunganya ibitari bitunganye. Haleluya. Ndashima Imana kuko yaduhaye kumenya aya mabanga akomeye gutya. Nta wundi rero uzabigukorera nyuma y'urupfu rwawe. Dukwiriye kurushaho kumenya ko urupfu atari ryo herezo ry'umuntu rero. Nk'uko umunyabwenge w'umunyamerika akaba n'umukristo wubaha Imana yanditse mu magambo akomeye, uwo ni uwitwa Ari Kuza dogiteri, mu gitabo cye cy'ubuzima bufite intego. Avuga aya magambo meza ngo amezi 9 wamaze mu nda ya nyoko ntabwo yari intego yihariye y'amezi 9 gusa, ahubwo yari intego yo gutunganyiriza mw'ubu buzima bwawe ufite uyu munsi wa none. Ibi ukukundu kose umeze byatunganijwe mu gahe gatoya wamaze mu nda ya nyoko. Niho wahawe amatwi, niho wahawe amaso, niho washyizweho amazuru, niho wahawe ururimi, niho wateguriwe amenyo nubwo yameze umusohotse mu nda ya nyoko, ariko byose byateguriwe mu nda y'umubyeyi wawe. Niho wahawe amaboko abiri, uhabwa amaguru, uhabwa ingingo zigaragara n'izitagaragara, utunganyirizwa mu buryo bw'imbere uko umuntu aremye byose. Niho wahawe kuzavamo uri umukobwa w'inkumi, niho wahawemo kuzavamo uri umusore. Byose byatunganirijwe mu mezi 9 wamaze mu nda y'umubyeyi wawe. Ugira amahirwe ntiwangirikira mu ivuka ngo ube waravukanye debilité mentale cyangwa ubumuga bwo mu mutwe ngo uhinduke umudebire, wisanga uri umwana muzima, uri umuntu muzima, uri normali rwose. Byo bishimira Imana rero, byose byakorewe iyo ngiyo mu bwihisho bw'amezi 9 gusa niyo yaremye yateguriwemo. Ibi ngibi bitumye umaze imyaka 60, 50, 40, 30, 20, 10 n'ingahe ukaba ushobora gutega amatwi mazima wumva ijambo ry'Imana. Ibyo byatunganijwe mu gahe gato k'amezi 9. Amina. Noneho rero ibyo bikavuga ngo iki? Bikavuga ngo niko agahe gato ufite hano mu mubiri kari gutunganyirizwamo ubuzima uzabamwo iteka ryose hakurya y'urupfu. Niyo mpamvu rero ubwo byumvisha uri umunyabwenge, ukaba utarangiritse mu mutwe, ukaba utari umudebire, ndagira ngo ukore umwanya wo kubitekereza, ntubyumve kinyedini. Umaze igihe wumva amagambo y'Imana ukayirenza, ukajya yumva kinyedini ngo ni iby'amadini, ariko ndagira ngo gusabe kwitondera aya mabanga kuko hari igihe wazabishaka bitagishobotse. Uwo munyabwenge rero yarakomeje aravuga ngo urupfu ruzashyira iherezo ku mibereho yawe ya hano mu isi, ngo ariko ntabwo ruzashyira iherezo kuri wowe. Ubundi mbabwire, yaba twapfaga bikarangiriraho, tugapfa nk'inka, tugapfa nk'ihene, tugapfa bunyamaswa, ibyacu bikaba birangiye, reka ntabwo twakwirirwa tugira ubwoba bw'ahazaza. Ariko icyitonderwa, muntu wese wamaze kuvuka ukaburiwe, ntugipfuye, uzabaho iteka nabi cyangwa neza bitewe nuko ubyitwaramo. Tangira uyu munsi rero wibaza uko uzamera hakurya y'urupfu. Aho rero niho ngira ngo dutekerezanye ubushishozi. Urupfu ruzashyira iherezo ku mibereho yawe ya none, ariko ntabwo ruzashyira iherezo kuri wowe. Aho kuba umunsi wo kurangira kwawe, uzaba umunsi wo kuvuka winjira mu buzima bw'iteka ryose. Uzasohoka mu mubiri ubone winjiye mu kindi gihugu, uzabana n'Imana ubuziraherezo cyangwa ubane na Satani mu muriro utazima. Imana ibaha umugisha kuba mwakiriye neza iri somo, mukumva neza ibyahazaza. Mbere yo kwinjira muri indi somo, ndagira ngo tube dutekereza neza ibyo twize muri iri somo, ndetse reka duce bugufi tubanze dushimira Imana ko dushoboye kuba tukiri mu mubiri. Ubundi tuzakomeza n'izi somo ryacu tuvuga noneho ibizaba mu muzuko. Dusenge. Uwiteka Mana yaturemye ikabidukunda itubeshejeho,
turagushimira amahoro waduhaye, ukaduha kumenya amabanga akomeye gutya twebwe abakiri bazima, abakiri muri uyu mubiri. Turagusabye ngo ukomeze kutuba hafi no kuturengera, bityo tuzakiza ubugingo bwacu ubwo tuzaba tuwusohotsemo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.